My name is Matorosh. Matorosh. Ukabuherereye. Kiramuruzi. Kiramuruzi. No. Kurikizaho. Kora subscribe kuri. Kora subscribe. Subscribe kuri Kim TV. Subscribe kuri Kim TV. Subscribe kuri Kim TV. None se wese ndakoze nka business ingingo ya gutora Pentagone ugasanga wikandishije rero. None se wese ndabanza ngasuhuza abantu tumwire nk'umuco nyarwanda ubundi narangiza nkabazani umuntu ugiye kabando kirungo rusuma cyuzi gatorenya karambirwa nari mama gatoye ku rukizi asoka ngamwereka imodoka barimo cyapunguje se waneza cyangwa ni wapa. Ngaze nawe nyine ese so yona ajya ngo ni Kim TV. Man hano widi gurangaza widi I don't know that. Urumogero guraki Urumogi ntago nduzi mbana. Urumogero ndanumva baruvuga gusa ntago nduzi. Rugurangahe nese naba ntaruzi ngamenya ruguru. Umuntu urunywa nawe bari mara. Kim TV. Ndayishona ni delta fast. Sababwira subscribe. Ni bakore subscribe. Na share na comment n'iki na wako. Hano se n'iki. Umuntu bitaskaye turamoza. Skaye na. Arashwika uko mba numva umurenze se. Skaye tu nuko bari mu ceri kandi gatatu turi mu busanzwe. Ubwo rero nibwa bwato bujya mu cyangwa. Hey, once again, my people, my name is Sean Byabiye ni kuri Kim TV. Mbanje gusuhuza buri wese ufashe umwanya we agakurikira Kim TV. Ajya atanga comment ku biganiro byose abasha kubona kugira ngo tumenye ibyo dukosora n'ibyo twubaka. So ubu ngubu turi mu rugendo turi muri Kwasiteri turi kumwe n'umushoferi umaze igihe kinini mu muhanda. No musaza kabisa ewana mwite papa drip ahagaze byangwe no musaza ewana magrama mwijosi numvishe bambwiye ngo yitwa Dubai niko kazina kabyiniriro Dubai kubera ibiromba bahagaze amasaha meza amacanete ahenze ku majosi ewana none ku maboko nuko bro Dubai tuguhaye ikaze kuri Kim TV bro. Welcome. Suza abashuti ba Kim TV suza n'abanyarwanda muri rusange. Abashuti ba Kim TV ndabasuhuje. Man tumara abana masiko tubwira urugendo kwaza turi gukora. Ubu duhagurutse tugiye. Ka Gitumba tugiye i Kigali. Ubu tutagira urugendo duhagurutse ka Gitumba tugiye Kigali. Bisi ruzuye turi gukora isho bisi yuzuye kabisa. Ni nka metero 500 duhagurutse tugiye kureba Dubai turengo Dubai ni muntu ki bana bamwitira Dubai kubera ibyango bagaze amashanete ufasha imyenda yambaye ugafata agaciro k'amagara mari mwijosi ku maboko amasahenze usanga ari umukapo kabisa ushobora kuba yarisobanukiwe bro umuntu avuze ko ushimira akazi kora nago yababeshye cyane rwose ndakishimira kabisa urabyishimira bana man aka kazi kagufasha kubaho bya buri munsi birenze kabisa kimwe aka kazi kamazemo imyaka ingahe akazi ngakoze igihe imyaka nka 20 nkora akazi imyaka 20 kabisa utarasaza ukora transport birumvikana byari bikwiye kabisa ko wa mugani ukwiye kuba ubayoboye bagufate nk'umu agent kwanza ubusange banyita umusaza nyine umusaza Dubai tuzina ubu ngubu turi mu kazi nyine aracyari gukora akazi ntabwo biruze ko tubangamira bana na telefone witabe nari wevugisha umuntu nari biremewe umura kabisa tuganira mu kazi ka buri munsi ugeze mvuye mu ntoma naje wowe saa 7 n'igice popo wekomeza akazi nari wekora ibyawe Oliver n'abagenzi se man ndi kuri show Oliver ni fresh agomba gushya bro none se Dubai Nirebanga kugira ngo umaze iyo myaka yose muri games. Ubanga no cyambere no gukunda akazi. Gukunda akazi kwagenda kuri gahunda z'akazi. Yego. Icya kabiri
nibyo gusa ni icyo burya wikunze akazi ibindi byose biraza. Dubai ubu ngubu urubatse cyangwa uri ingaragu? Kabisa ndubatse. Urubatse umugore n'abana bangahe? Umwana umwe. Mari kabisa ukuntu bigaragara kuri civilize bigaragara ko n'utuntu twose tuba turi ku murongo kabisa. Ebana ubu kuva Kagitumba ujya Kigali abara amasangahe? Amasaha 5 ugeze Kigali. Amasaha 5? Yes. Aba wagurutse express cyangwa ugenda unyura mu magare? Ugenda nyuramo bitewe na stage ngezeho. Ko tugira ama stage menshi. No ubu ngubu nakaye kantu utazibagirwa muri no kariyeri yawe bro? Babyumva nyine. Urumva nawe niko kazi kantunze. Yego. Ndavuga nk'udushya. Nk'udushya se. Akantu gashya nyine urabona ari nk'umugenzi ushobora kukubwira ngo nakwishyura atakwishyura. Oyo ne example ngo ibyo nibikibaho. Ibyo ntabwo bikibaho. Umugenzi arakatisha bakamuha ticket akajya muri bus akagenda. Ariko bro wa mugani usiko muri byabiye byashitse arukuru waba gufite n'umukomvayeri turi mu modoka itarimo komvayeri bivuze ngo duhaguruka muri bus muri gare bakatishije. Nawe urabizi ko nawe wakatishije. Nakatishije ariko batajyanye n'ibintu byoroshye twahagurukanye Kigali tuganira turaza kubyerekana twahagurutse Kigali tuzana Kagitumba twongeye dusubiye Kigali mu rwego rw'ubutembe no kuya dukundisha abantu akazi n'akazi kose gashobora gukiza umuntu mu gihe agakunze. Bro akantu utazibagirwa muri kariyeri yawe tuvuge tape nigo ziraje tape nigo ubwo nabari hagati mu mujyi ni mu mujyi yego noneho tape nigo zimaje kuvaho abakomvayeri bavuyeho man ibyo ni ibihe byose ushobora kuzakumbura oya cyane rwose nute dutende umukomvayeri yagukoreraga bro utazibagirwa abakomvayeri bari barenze uko yemera nta discipline yego ubagenzi babwira abantu nabi yego sasa urugero komvayeri ni gihe cy'ugeze wizera ko amafaranga kubwe kare yakora yatagupye oya nibijya bibaho burya nago byabagaho basha bakwifose urumva yakawe yifose basha agashaka kubwiza ukuri nukuvuga ngo bivuze ngo mwakoranaga umeze nk'ikirura nimwe oya burya cyangwa nk'imbeba kenshi ngiye umuntu twakoranye yabaga ari inshuti yanjye tugakorana urumva tugashyira hamwe ariko utizera ko amafaranga ari bukugaragariza rero oya ngiye ntabwo nakorana n'umuntu nyiba ngewe ntibishoboka ko nawe nabizi ko mfite umubare urenze kabisa kubera ko warukuru wabibaragazeho ukaba wabimenye bikomeye cyane tuvuge ese wakora akazi imyaka 20 utazi kubarira ikintu nawe ntabwo bishoboka ntabwo bibaho. abakurikiye Kim TV nitwa ushobora ibyabiyo turi kuganira n'umusaza turebe transport yo hambere turebe na transport yo ubu ngubu biratandukanye tugendera n'ibihe bigezweho ariko twumvaga ko tape nigo bizaba inzozi bro ko tutazapfa tuzikoresha oya nta nzozi birakunda no mu ntara bizakunda no mu ntara bizagira ukunda ubwo biranoroshye uruta guta umwanya wo kujya hariya gukatisha ku murongo wamugani nimba umuntu akojeje wowe tubibona akinjira ariko harimo ingorane kubera yuko no kuvuga ngo umugenzi bitewe nahagiye uburyo amafaranga bajya bayakura nicyo kibazo kivuka nicyo kibazo kabisa nicyo kibazo gihari okay no kaka komvayeri kavuyeho tape nigo ziraje uribuka bisi z'inyamirambo cyangwa ziriya taxi za Nyamirambo nanjye nazitwayeho man seriously bro yes Nyamirambo wakoreye Sangrife kabisa Sangrife no kuvuga nyine imodoka yanjye yitwaga Sangrife yitwaga Sangrife za de Bruce za Keria reba ndibuke nemu ndibuka bashaki za Shakira Sangrife Keria ubu ngubu abasaza mwakoranye akazi kera bazi ko barakuzi kuri Sangrife barazi kabisa evugisha we komeza akazi kawe ntagire icyo byica abangaba bakora iki ku muhanda bo ko mbona baga papa abasaza slam maze fish turi kuganira na Dubai turi mu kiganiro bita byabesho ni kuri Kim TV umusaza niwe mustari muri game taxi z'inyamirambo we waba uzizi hose
urazizi Urazizi. oya tubwira waba warageze Nyamirambo muri cyo gihe amataxi Nyamirambo y'abasitari yabaga agezweho Yewana yani ba Bob Marire Ewana bameze batya kweli bashakira ba Eminem ba Lil Wayne Ewana tasi fresh urazizi nta kibazo umusaza yago abashu boragira wanjye wo muhungu urajya bagomba wesongo ngwino vama etike man mudeti twigendera ariko uyu muntu uri mara mu etike wowe mwetiki we gaso vayana mubwire egirana ariko man mwetiki umuntu uri mu modoka ariko mukora akatike man akazi biragenda agiye koza tape ngo bagiye kugukura ku mugati wemera afite ubwoba aba yatinya ntabwo babisanyura abasaza aze kugira ubwoba ma we Jackie umusore ntagatse tugende twikomere bafite gahunda yo kurangiza ino kariyeri igihe kitsemana Imana ifashije mu kubaho niko kazi kanjye kanonse akazi kawe kagutunze sishaka ko binagoye ubu ngubu mbere wavugaga ko watunga kwasiteri yawe cyangwa tubasa tunabyita oya n'ubu byakunda nta kwasiteri yawe bakayemera ikaza mu kazi ari yawe rwose nari nzi ko nyine ngo RFTC izindi za Ruhire wishyira muri kampani wowe aba ari yawe ukayishyira muri kampani man kwasiteri bugeze kuri miliyoni zingahe gusi hagaze muri 35 ngenda ndaza gutagingaho nambo yawe diaspora igufashe man egwe hafu nayo ushakiremo hafu buri modoka yo mazubire man kirenze kingire kabisa bane muraki kaskari bikorwa by'urukundo by'ukora like gutanga lift cyane rimwe na rimwe ariko sometimes ntago tubyemerewe ntago mubyemera kampani zirabyanga kugira ngo batagira akamenyero bamugana abakecuru babakuzemo abasaza baza kumva ko wamugana ari ibintu bagomba kubyakora kandi ari umuntu wakana turi kumwe bro so crash can mani twari turi hariya Nyamirambo turi ukuntu akazi wakazi ukuntu wagakora bro sasa ndadurambura koze urakoze cyaje bavuga ko mwana mwari y'abana yasenye ingingo z'abagore abashoferi bakiragiye yasenye ingingo z'abagabo nabo wabikoze n'ubu ntagakiriho bana umeze nk'abamotari ba bibiri ngo ziba bibiri kanye bibiri kabiri ahantu umushoferi waburi ese wibwiraga ko kiragiye ibintu ushobora guhinduka wibwiraga ko ziriya taxi zava mu muhanda burundu wowe wumvaga ko igame ari game ugomba kuzakora uvuga ati kabisa ngaho urimo neza wakoreraga kuri yeri nyowe nakoze kuri Nyamirambo kuri kabuga muri nakomeze kurasa ntago wakoreye mu mujyi Nyamirambo se narakoreye cyane kuva icyo gihe kuva mu Nyamirambo ujya mu mujyi w'abagarangaye igice cya Twaganire igice yari igice cya Dubaisha muri kemuro umusaza ntago ari ibanga kabisa sasa tukomeze tuganire kugira ngo turebe ko ari ukuntu ushobora kwinubira akazi bitewe n'ibibazo wagize muri uyu munsi ni ikihe kintu kigiye kikubaho ukumva akazi bakinubira ukabona nyine ukavuga umunsi wanjye ubaye mubi mu kazi se uri mu kazi nawe urakumva ko ari My name is Matoroshi. Matoroshi ukamuherereye Kiramuruzi. kiramuruzi none kurikizaho Kora kora subscribe kuri Kora subscribe kuri Kim TV. subscribe kuri Kim TV Subscribe kuri Kim TV. ndabyivuga Yeah. nivuga ngo nitwa Matoroshi. My name is Matoroshi. I speak the subscribe kuri Kim TV.
akoze umusa. Ah. None se matoro hano muri gukora iki? Turi muri gare ya Kiramuruzi. Hano njyewe ndi umukarani. Uri umukarani? Yeah. Hano guterura ibiro bingahe? Njyewe kuva kuri 50 kumanura hasi, ariko iyo turi babiri n'ijana turaterura n'150. Man, hano widigura ngahe? Widi, I don't know that. Urumogi rugura iki? Urumogi ntabwo nduzi man. Urumogi rugura numva baruvuga gusa ntabwo nduzi. Rugura ngahe? Nese naba ntaruzi ngamenya rugura. Umuntu urunywa nawe uhari man. Nawe uhari. Twe tunywa inzoga. Inzoga igura ngahe? Inzoga 600. Ganza nyagugu. Sawa. Sasa tukaba tumaje kureba ukuntu nyine kamera nazo ziri kuza zikabafata ku gifu. Wanambwiye ko utari wandikira. Kabisa kuri kamera sindandikira. Nireba ngo ukoresha se. Nyine nuko utarenza speed gavana nyine. Bagenda ku mabwiriza ya leta. Ariko ngo hari bagenzi banyu bazicomora. Barahari bazicomora ariko nabo nyine barabafata ariko barahari. Kugira icomoye bituma yongera kiyo twabishaka. Yayikuyeho abayirukanga nyine birenzeho umuvuduko uri. Nese umuntu abarwana n'iki k'amafaranga bakora abatari bugiye kuri konti. Inyungu bwabigiramo niyo. Ubwo abashaka kwica abanyarwanda. Abashaka kumara abantu rwose. Tubahiriza amabwiriza ya leta. Sasa bro aka kazi kakoze imyaka myinshi yambye imyaka 20 ugiteganya ko wagahindura se? Bikomeye cyane ariko n'ubundi akazi kanje no kudrive. Ubwo uvuze ngo wajya nko muri D1 izi nyine za bino bikebe. Reka. Ni kuri lori kabisa. Negereje ko ngikavumo nkahita nkora kategori nkahita nikomereza. Buri akavumo ni abari sawa cyangwa wajya nko kuri tatu? Ni kavumo na hande wayikora. No wayikura wonyine. Kavumo bibabihenze cyangwa no bibabihendutse? Ni ibisanzwe yabishyira 350. Bivuze ngo ntago kavumo ajya baho gutsindwa none. Yishobora no gutsindwa biterwa n'uburyo yakoze ibizami. Yego. Bana bro. Courage kabisa ushyiremo imbaraga. Nimba zo nzozi cyangwa ariyo vision ubona imbere yawe. Niyo dream yanjye. Nta kibazo turagumusika. Anga tugeze ni hehe? Ngewe rero hano ntago ari ubwa mbere maje. Tugeze bayita Kabeza ya Rwagitima. Kabeza ya Rwagitima. Iki cyapa ndabona cyo nta mugenzi urimo. Uyu mugenzi hari dore mahane gazo. Show itwa byabihe ni kuri Kim TV. Turi mu kazi anga tugenda tugana n'umuvandimwe tureba imikorere ye, tureba uko kera bakoraga, turebe n'ubu ngubu abakomvayeri bavuyeho haza tapenigo. Cyangwa umuntu tiyene ugiye Kigali mane courage mu musaza gira courage asikana ukazi gashobora kuguza n'inshuti ikaba kugira umumaro. Ubu tuvugana nawe wese n'inshuti yanjye ngese ko dusanzwe tuziranye. Dusanzwe tuziranye kandi inshuti nyinshi cyane. None se n'inyungu y'aka kazi ni ubushuti. No bushuti kabisa. Ewana. Ugitekereza kugura imodoka yawe se? Cyane rwose. Ko numvishije nzira. Irahenda ariko birashoboka. Miliyoni 60. Abagenzi rero ahubwo zakire akantu. Reka dushaka ukuntu twakire akantu. Dukire akantu abagenzi. Tujye tubasaba support urumva. Ko dushaka kugura imodoka yawe. Buri mugenzi urumva. Ase ugize ngo buri mugenzi agiye arenza 100. Kuji Kigali wenda pana nk'uyu gutega. Ntago byakunda. Ariko none se ari ukuntu nko mu zindi transport kuri moto amataxi voiture bakora bishyura nyiri imodoka. Twebwe hano iwacu ntago bijya bikunda. Ntago bikunda.
keretse umukira kuremeye agabwa yateba nawe genda wirwarize uba muri kampani y'abashoferi uba muri kampani y'abashoferi perezida wanyu se iyo muri kwiga mu bintu byateza imbere koperative yanyu nkeka ko yakabaye ari byo binashyira imbere kubateza imbere mukagira amamodoka yanyu bakabafatira amakredi mu ntuza reka babifuza ko twama tubakorera ubu nkeka ko rwose nicyo kintu bakabaye batekereza mbere y'ibindi byose rero urumva nimba bigoye muri izo nzira kereka nimba abakunzi bacu ba Kim TV nibakuremera turaza gushyiraho nimero yawe bakwere support ubundi bakakugurira diaspora iri hanze abavandimwe bari hanze kariho bantu bakomeye tugira muri showbiz kariho baterankunga dufite ba showbiz n'abakunzi bacu babaremeye kwe bagwaye $5,000 by'idolari n'undi akagenda akashyiraho 3 n'agashyiraho 10 60 ko byahita byuzura ko nubwo nabambayeho neza cyane agahira rimwe tambaho neza bikomeye agahira rimwe sasa bro ade none nk'iyari yanjye none arakawe ko gutera imbere byanga byakundana umuntu mwagirana ikibazo n'ubusanzwe nta muntu tugirana ikibazo nyine ndavuga none abari yawe ari yanjye urahora nugora wisekera 24 ku yandi kabisa akorerwa abakomvayeri bubabayeho gute bahinduye imirimo nyine haciye igihe kinini bahinduye imirimo utarabonye perimi urumva yego nawe yahinduye imirimo kandi hari n'ukuntu mwebwe muza muri aka kazi mwabanje kuba abakomvayeri nanjye nabaje kuba umukomvayeri n'igihe kingana gute kuva kera njye nabayeho umukomvayeri kugeraho mbona perimi nyine mbona ubushobozi bwo kubasha ariko biba byoroshye buriya ngo kuba umushoferi ugenda iruhande rw'umushoferi imodoka uba uyizi neza imodoka uba uyizi abe ku ikamyo bibuka nguko iyo fitensi ubwishyize muri kangahe ni 5 kandi ubona ko hatereye tugiye kwigisha abantu gutwara sasa twebwe tutabizi ubu uri muri 5 ugera muri 5 bigenze gute buriya ahantu hatambika cyaterera urabona hano hanaterera se biterwa n'ingufu imodoka ifite none se imodoka igira fitensi zingahe igira 6 wose igira 6 eshanu na marisheneri ya 6 nari na marisheneri ya 6 iyo n'ubundi korore muri parking okay bivuze ngo none tugiye guparika ubu ngubu uracyari muri kangahe wakize muri kangahe ubu ni kane nari mfite warakiri muri kane wemerewe gupangura uhagaze urapangurura kabisa ukatishyira puemoro turabigisha no gutwara abageze se ko bataza ngo baduteze imbere kabaze bajyemo ko bataza ngo baduteze imbere kabaze bajyemo boss urayitega ndi komvayeri nubwo bari barabaciye ntago itega naba umukomvayeri kuri Kim TV twagerageje turi gutembera turi ko umufata abashoferi babakora bro tuganire gake bro abashoferi mona babafitiye akaye kamaro abashoferi badufite akamaro ko badufasha mu kutugeza mu murwa murabubaha turabakunda turabubaha ntaderezaga koko ari yashatire ko yagagendana agakoko shoferi rero bari bagashyize ku burana aho mukanya nyamuneka mujye mutema n'ibitoki mu byo dutware muri ibitoki birahari ani mu mutara w'inka n'abantu iki nibura babizi ko mujya mubaho tugive bafite abagore ngo yaje mushyire muri mama aratega hose kiramo mu mama baba becha barabemera naza batabaremera mugaye no kubitoki amata bakomeze mu tugende mwanya na iruzi ese nimbere hano mwanya urara ariko inyi muri yo iki ugamba ki namanyi uruganda gato ngwino umbwira icyo kiri muri muvuga cyitwa mu Rwanda rwa kubanga witwava aya nago ndozi vuga iki abanye ubutaunere bwinshi Rwanda urumanyi bimeze bitese ari ngo mwete cyo mugendo use ningu bazamukinya abantu kansubiza mu kiganiro mbavamo nago bihura uzajya mu bamatiyo reka mureke reka tumwiyorere tukomeze
kwitembera. uri kuri sangahe? Ndi kuri saa 7 n'igice mu amatike nabimenye nanjye jya mufitemo n'abandi bagenzi b'amatike bro subscribing kuri Kim TV murebe show kumwe gapo yabegere hafi yawe Kim TV hafi yawe ese muduhe n'umupolisi kufashe mike nashaka kubyitiranya na telefone nguri kuri telefone reka nagufata mike nagashaka gushaka akira amafaranga twagukira mugarite yuzuye kora tike yuzuye ari undi mu mujyi Kigali uri inyuma umusore nibagiye sindi bagiye nakomeje kubona abantu baza nyine muri cyapa uri kubafata umuntu ufite akantu gakata amatike we ko tumuvanye ku cyapa ari bugaruke gute ahita agaruka biterwa nuko bagira ngo mbihutishe ubu banga gutsinza abagenzi service ni nziza kabisa ni ukuvuga ngo rero nimba waratubwiye ko amasaha 5 kuva twari turi Kagitumba tugera Kigali amasaha 5 nago ajya hasi cyangwa ngo ajye hejuru ushobora kurenzaho gatoya bitewe n'uburyo umuhanda wagenze cyangwa inshuro hagaze mu cyapa ambutiyaje yabaye ikindi ukora n'akazi keza imvura irimo iragwa byanga abantu bari kubibona ariko turacyakomeza turi muri show yacu ikindi abagenzi nuko nabo nakunyagirwa kariyeri yawe ni sabro nta kibazo aka kazi se mujya muruhuka akenshi twagiye twumva ko harimo abicwa n'impanuka accident bigaterwa n'iminaniro ukora iminsi ingahe mu cyumweru ukora iminsi 5 karuhuka iminsi 2 ukora iminsi 5 karuhuka iminsi 2 hariho rero namwe ngo ko ari igihe mukora 3 mukaruhuka indi 3 oya itanu ariko abariyo urumva ubukora nk'umukozi wa leta oya ni nako dukora kuza mu kazi ugera mu kazi sangahe kubera ko ngo numva ngo ari bisi ya saa 10 oya yewe mbyuka saa 10 ubyuka saa 10 za mu gitondo ugatasangahe ubu ndatasama ndaba nitaye saa 10 urabutashye ariko bro harimo imvune saa 10 usikare bwo ngiye bitotse yabitangiye oya navure bana biterwa n'akazi ukora cyakoze wa mugani nanjye twe ntabwo dukora mu biro mana cyakora ariko nganjye wa mugani agenda abigiye umuntu byarara ari editinga turi gutunganya nk'ubu biganiro twiriwe dukora ugasanga nanjye nyine ngiye mu burenga saa 9 rero kandi ugasanga kenshi mbyutse nka saa 4 buriya kenshi no kwa uploadinga kwacu tubikora nijoro bitewe n'amasaha mu kazi wa mugani biterwa n'ukuntu umuntu yiporogaramu sasa tugende dukomeze turebe ninde yakijijwe n'aka kazi wabuze avuga ati umutipe ngewe mbonye amahirwe kuba nkawe yari mugenzi wanjye muri transport twakoze akazi kamwe twari turi kumwe ku cyapa twasangiye urugi nyine yikora yuzuye bana twasangiye urugi oya barahari bakize ubu bari kwireva bari gukora ibiki n'ubu nibyo bakora ariko wigerera bo akaba ari abashoramari bakaba investing bo bakaba barakize nako bajya babirengagiza ngo babibagirwe se wapi ntabwo yakwirengagiza mamuziranye akira 5 byo mama w'inyuma we kibeno byahindutse bro guteze anjara inshuti umva nkubwira ikintu kiri cyambere cy'umunyarwanda mweretse kuri umunyantege nkeya umusa arakuboroka nimera kayisiba oya ntabwo bibaho ntabwo tuya twirengagiza mwana atonganye murabona muganitara uyu si umugenzi ubu ni umugenzi ariko ari gutegana atari icyapa ariko ntari riske ziri kuri wowe zanga uko nababwira ngo bajye baduha n'ibitoki mu gihe bejeje amasaka bazane ibintu biri mu rugi babikwemo n'ibyo ndayikureyo nta kibazo kiba kiri ubwo wagurutse rimwe ujya gushyiramo kangahe magurukira muri 2 akenshi ni 2 wanagiyemo iyo ni 3 ni 4 uvuye muri 2 ushyira muri 4 oya 3 4 3 urabibona iyo ni 5 ko mbona sikoza udutoki ndabona byoroshye biba bigoye ariko nakamenyero ni tekinike nakamenyero ni wigeze ukora accident ko ziteye ubwoba yari igihe ki byari bigenze gute nayo rwose nayo nakora accident
Wow. ntabwo ndakora accident. Bro, ndumva ari sawa kabisa. So kugira ngo sasa tugire wenda harimo abantu baza kureba iki kiganiro bisi yuzuye abagenzi. Ni iki kintu wasaba abagenzi kugira ngo babashe gukorohereza muri serivisi uba? Abagenzi ari tudefo bagira. Wigeze ubona ari tugira ni ikibazo se? Nawe ariko muri bagenzi wenda barahari. Kandi ufite experience muri aka kazi. Biterwa nuko watwaye umugenzi utwaye. Ndabizi. Burya umugenzi uko umutwaye yego niko agufata. Reka nze mbaze no mujene bro tugutunge kamera nari kibazo nari bituganire biremewe okay utubwire umushoferi yanze kuvuga ku makosa yanyu ko mubarenganya nyine none we tubwire abashoferi n'igiki ubazi niyo service mbi batanga. Okay, nitwa Steven Kalisa muri make ntago banzi byinshi cyane sibyo ko nkunda gukoresha umuhanda Kigali mu Mutara gusa ibintu nkunda kubona ku bashoferi yes ashaka kuba atari uyu nguyu cyangwa se abandi badutwara ariko harimo bamwe babikora nko kurenza abagenzi aho bajya hagati aho kugira ngo ngiye nguhagarika aha ngaha birumvikana umugenzi aba yawoninze akavuga ati ngomba kugira aha ngaha ariko hari igihe bisoza umushoferi amugejeje aho atageraga. Ibyo ni nka defo nakunze kubona ku bashoferi. Nanone ikindi abashoferi bavuga nabi wana none se ngewe oya wenda tuve kubyuvuze reka mwene ngewe ko nakutwaye hari ikibazo twagiranye. Oya igwa narimo kuvuga arona arengeje se oya nta general uriye reka nkubwize ukuri umukobwa umwe akakica bose ariko buryo ureba ugutwaye reba aho tuvaniye kugira dusitanga hari ikosa urambonaho no oya yarambajije mbona abashoferi bose kuko ntabwo yarambwiye ngo mvuge n'ibyiza birahari ni byinshi. Okay, so rero ngiye nibyo ngibyo nakunze kubona bibiri. Icyambere nuko barenza abagenzi kandi urumva nyine time iramatarenga cyane. Nanone ikindi hari abashoferi bavuga nabi kabisa umuntu mu tuntu dutoya umuntu akubwira nabi uramwiyoragiye rwamagana mwiyorera urabona amashoni taruzi ku maboko amasaha y'agaciro urabona agasi cyangwa pro uyu ni umusirimu kabisa nawe nemeye sasa tubwire mani ikintu agasi kubakora iki. Okay, nuvuga ngo abashoferi bose bakora iki kijyanye n'isuku icyo ngicyo kabisa nacyo ndagikwesha ninga kuri bamwe ariko ntago ari cyane ntago ibyo ngibyo umuntu wari kwinjira muri life gusa mba numva nyine isuku imodoka muri rusange imodoka kuko aba ari n'iza kampani ubwo nazo tuba tugomba kuzishishikariza kugira ngo zibe zimeze neza ziri ku cyango nyine kuko n'abagenzi muratubona tuba tumeze neza rwose rero tugomba no duhabwa serivisi nzima turi mu modoka nziza nyine ibyo bintu nabyo byaturakitinga abakiriya. Hari nka agence ushaka kubera imodoka zitameze neza ugasanga izo agence ntabwo wazitega. Ubu ngubu ngiye kabisa ndi lavo na international kuko dufite izindi zitwara Ruhire n'izindi ariko yes ariko international kabisa ikunda service yayo niyo mpamvu Ruhire incaho izindi zigacaho ariko kabisa ugasanga nategereza international bura there is something behind mbana nahisemo gukorana na international. Sasa akandi kantu reka dusubire muri bya kubera ko ishow yitwa byabihe ni iki cyukumbuye kuba konvoyeri wana abakomvayeri rero sasa abakomvayeri ikibazo kiri fani kuntu abakomvayeri bane twara negotiatinga byatarwa sanga urugero nyine watanga senkisa kabisa iyo wari umuntu wawe nyine yarapfusha akaba yagucana turwase urumva niba ari abantu bakunda kutugaturira tu abakomvayeri turabemera kabisa. Ikindi yenda sibyo ko bitari byiza cyane kuko byateraga impanuka ariko umukomvayeri ntiyagusiga ku nzira uko byagera kose yaje kumwe ngo imodoka iruzuye ngo no cyaya kurwanagaho kabisa ukararutashye ukajyamo. Okay, arakarungu mbura ku bakomvayeri nk'ubu ngubu barukuru bakurikiranyaga ibyapa akavuga ngo mu mujyi Nyabugogo akagaruka akavuga ngo peage wenda agakomeza akavuga ati Sopetrade no akaba ari nka Sopetrade agahera Sopetrade avuga ngo
ngo mu mujyi ngo peage sopetrade yaharenze akagumya birepeta akagira nk'iremera kiri muri utwo tuntu twumvishe ko bahaga ari abantu kabisa umva bameze nk'agasukutu urumva ibintu kubera ko nicyo bahemberwaga urumva bagomba gufata ibintu nyine kubishyira ku murongo rimwe na rimwe najyaga nibaze abajama ahantu hari ishuri bigisha nyine ibintu by'ibyapa kabisa places kugira ngo bazifate mu mutwe ariko nyine kabisa nabyo bituma twamisinga urumva babuze akazi bitewe n'uko turimo kugenda mu isi y'iterambere bigatuma imodoka nyinshi zizana na tekinoloji bituma abakozi baba bakeya ibindi bigakorwa na mashini ariko kabisa aho bari hose baba barahinduye akazi I don't care ariko icyambere cyo nuko kabisa turabamisinze bro turagushimiye hari undi muntu twaganira mama tukuganirize sasa nari bro urakoze kuganiriza Kim TV usubscribing kandi ugerageze ebana ushishikariza mugane abashoferi kujya bavuganiza igihe urabimubwira ukamubwira turi kuvuga nabi ubu mukomerekeje ari kumuhaye ukuri kurababaza kandi bikagira umurongo bro nari rero reka turagomeza tuganire twemereje abakunzi ba Kim TV ko turi mu kazi barabibona urugendo ni rurerure turaza kujya muri gare nyinshi zitandukanye turaza no guhura n'abagenzi benshi batandukanye turebe uko imikorere imeze tuze kubisanisha n'ibihe byahise turebe ubu ibiriho byangije iki byakemuye iki shoni byabiye nitwa ni kuri Kim TV Twaga ina modoka ivuye mu Mutara Matimba ka Gituro ya international urumva kuko ngo harimo abantu babagiye za Rusumo icyo gihe ngezemo ndabanza nkasuhuza abantu tumwiriwe nk'umuco nyarwanda ubundi narangiza nkabaza nti umuntu ukeka wari udakirungo Rusumo cyuzi gatorenya karambirwa nari mama gatoye ku rukizi nasohoka nkamwereka imodoka barimo zari tsiko nzo zibara abantu neza wisanzuye ugenda uracangiza harimo n'abayarezi kandi raporo yuko jewe ariyo nkarati especially ushaka no kuryama uraryama ukora subscribe kuri Kim TV wadukurikira mwakora subscribe kuri Kim TV aho muri no modoka mugira amahoro Karumba Kacyiru Minisiteri y'Ubushishwara ku mukuru ucira amazi yicaye muri ni waneza vipi man none fresh ukiri gute cyane waneza cyapunguje se waneza cyangwa ni wapa ibaze nawe nyine ese so yona ajya ngo ni Kim TV ndayishona ni delta man zababwira subscribe nibakore subscribe na share na comment n'ikindi na wakaba arasenza bitubuzima anga imeze bitubuzima suyona se none sugo iki umuntu bitasigaye turamuzi aya kwika ukomba numva umurenze se sky tu nuko bari mu muceri kandi gatatu mu busanguza ubwo rero nibwa bwato bujya mutangara suyona nyine ndayona nase wese ubona inshingano za leta wenyine iki n'iki nabikurikirana ariko nk'igenga bigira kabisa bikorera ubu yabikora nka business wa kintu none se wese ubona ndabikoze nka business ingingo yahita igutora Pentagone ugasanga wikandishije renga none se wese ubona bibikore nka renga sike neza twari tumaje kubona ukuntu abagenzi nyine bavuga abashoferi kugira ikinyabupfura gikeya kuvuga nabi no kutambara neza ariko amahirwe Dubai ntabwo ari muri ibyo bintu we twasanze ari nyiribyangwe twasanze ari umuntu ewana uyoboye abandi bantu muri game bro rero mumaje kugoroba reka dusoze urugendo nubwo mbona twari tugifite nk'iminota nka 30 ntabwo twari nzira ko tugera i Kigali reka twasoza urugendo kugira ngo hakibona wenda